Reka nongere nk'ikaze nongere nkwifurize kugubwa neza we tubana buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi tugaruka ku biganiro bitandukanye cyangwa se tugaruka ku byamamare bikomeye cyangwa se bifite n'izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibisanzwe ni Philox mubana hano kuri Philox TV show. Icyo mangusaba ni kimwe gusa ni ugukanda subscribe ubundi ugasiga commentaire yawe ubundi ugasiga na like cyangwa se no video ukayisharinga ku muntu ukunda story nk'izi ngizi muri showbiz. Gusa ariko ntatinze n'ubundi wamaze kuyibona nkuko warukanze kuri iyo title itumye winjira muri kiganiro cy'uno munsi. Hari amakuru amenyekanye muri iki gitondo kuri uno munsi wo wa kabiri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no kubitangaza amakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo tubonye inkuru, ni inkuru itunguye benshi no kugeza kuri uno munsi abenshi bari kuvuga bati iyi account y'umwana w'umukobwa ishobora kuba yahakinzwe cyangwa se ari undi muntu wamwinjiriye, kuko biragoye kwiyumvisha cyangwa se gutekereza uburyo ashobora kwandika amagambo nk'aya ngaya ayandika ku mugabo we bamaze igihe gito babanye, ntawe urabona yuko gahunda zo kuba yatwita cyangwa se n'ibintu byinshi dusanzwe tuzi mu rugo byari byabaho. Nta makuru uwo bita Ishimwe Vestine we mwenyewe apostinze cyangwa se abwiye abakunzi be, abafana be ndetse n'abantu bakunda indirimbo ze muri rusange, yewe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Ndagira ngo nyagusomere nkusobanurire nicyo asobanuye. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi benshi bakomeje kwibaza bati ese n'uwo mwana w'umukobwa urugo rwaba rurangiye? Ese ibi atangaje avuga yuko yashutswe cyangwa se yabeshywe bikomeye byaba ari ukuri? Ni ibintu bibabaje benshi. Nawe uraza kumanuka muri commentaire umbwire ku giti cyawe ese wowe ibyaya makuru Ishimwe Vestine atangaje uyu nguririmbana n'uwo bita Kamikazi Dorcas bakaba bamanagingwa n'uwo bita Murindahabirene, ibi bintu atangaje wo byakiriye uno mwana nyirukiye kuri Instagram ye ajya kuri story ahatangirwa ubutumwa bumara amasaha 24 ubwo urumva ko ni nka stati kuri WhatsApp nkuko tubimenyereye. Arangije arandika ati today ashyiraho akitso, arakomeza arandika ati the life I'm living is not the life I choose. Aravuga ati sinzi uburyo nge nabisobanura, aravuze ati ubuzima ndi kubamo kugeza kuri uno munsi ntago ari ubuzima nigeze mpitamo. Abenshi babigarutse ba Pastor Claude ba Jihad n'abandi banyamakuru benshi batandukanye bavuga bati kugeza kuri uno munsi nubwo tubivuga bakadutera amabuye ariko dufite amakuru, ibyo turi kuvuga no kuri umwana w'umukobwa naravuze ati kugeza kuri uno munsi ubuzima ndi kubamo ntago ari bwo nahisemo. Arangije arakomeza arandika ati I'm living in a bad situation. Ati kugeza kuri uno munsi ndi kuba muri situation itani nziza nimbi pe. Abagiye babona amakuru turi hara muri Canada bavuga bati naguye hasi, bishobora kuba hari ahantu bifitanye isano. Arakomeza arandika ati and I didn't deserve this. Kandi ibintu ntabwo nari mbikuye pe. Urumva ko ari kwandika amagambo yicuza avuga ati ibi bintu biri kumbaho ni ibiki? Ati ubuzima ndi kubamo kugeza kuri uno munsi sinzi byari byo ndumva wagira ngo ndi kurota. Wumve ko kugeza kuri uno munsi kugira ngo umwana afate icyemezo cyo kugira ngo abitangaze ku mugaragaro ni kigaragaza yuko ari ibintu yaramaranye igihe, ari ibintu yarabitse, ibintu twagiye tubona amarenga. Mu minsi yashize twabonye interview ari kumwe n'umuvandimwe we amubwira ati mwana wa mama ntuzashaka uri muto. Abantu bati babivugaho byinshi. Gusa ariko yakomeje arandika ati I know, ati ndabizi I made bad decision in my life. Ati ndabizi mu buzima bwanjye nahisemo cyangwa se nafashe umwanzuro mubi. Ati ibyo ni ibintu nzi nanjye ubwanjye. Ati but it's okay. Ati ariko nta kibazo, ntacyo bitwaye tu. Ati God allows some things to happen so we can learn. Ati Imana hari ibintu ijya yemera yuko bitubaho kugira ngo twige. Aya ni amagambo nkundira ubyumve neza rwose. Aya ni amagambo ndi gukotinga cyangwa se ndi kuyasubiramo uko uno mwana w'umukobwa bita Ishimwe Vestine yavuze cyangwa se yanditse kuri Instagram. Yakomeje arandika ati I have learned a lot. Ati nize byinshi, no man will ever lie to me again to destroy my life. Aravuga ati nize byinshi atariko ikintu cyo nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi kugira ashaka kwangiza ubuzima bwanjye. Aya ni amagambo nawe ugerageza uyumve. Ni umuramyi, ni umwana umaze kumenyekana ufite izina rikomeye muri gospel ariko ibaze gutangaza amagambo nk'aya ngayo. Ubwo iyo ni paragraph ya mbere. Yasoje arakomeza arandika ati the next man I choose to be with I will first get to know him well, know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Iyi ni paragraph ikomeye. Yasobanuye ati undi mugabo wenda nzahitamo. Ati icyambere cyo nzabanza gukora nuko banza nkamumenya neza byimbitse, ubundi namara kumumenya nkamenya umuryango we, nkamenya buri kimwe kuri we, buri kimwe cyose haba ahakomoka akazakora ibyo abarizwamo byose.
ati nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Aya ni amagambo atangajwe n'uwo bita Ishimwe Vestine, uyu muramyi tuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda ufite izina rikomeye umaze kumenyekana mu bikorwa byinshi bitandukanye. Amagambo akomeye ngerageje kuyakunyuriramo muri make mu kinyarwanda cyumvikana kugira ngo wenda ubashe kugira icyo ukura muri ubutumwa. Yanditse ati kuri uno munsi ubuzima ndi kubamo ntabwo ari ubuzima nigeze mpitamo, ati ndi kuba muri situation itari nziza, ati kandi ibintu ntabwo nari mbikwiye. Ndabizi ko nafashe umwanzuro mubi mu buzima bwanjye, atari ko nta kibazo, Imana hari ibintu ijya yemera yuko bitubaho kugira ngo twiga. Ati nize byinshi, ati rero nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ashaka kwangiza ubuzima bwanjye. Ati rero undi mugabo tuzabana cyangwa se nshobora kuzahitamo, nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, menye buri kimwe kuri we. Ati nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Aya ni amagambo akomeye abyutse atangazwa n'uwo bita Ishimwe Vestine. Ibi biza bihurirana n'amakuru twagiye tubona mu bihe bitandukanye ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bavuga bati uyu mwana bita Ishimwe Vestine ubuzima ari kubamo cyangwa se biri kumubaho kugeza kuri uno munsi ni ibintu bikomeye, n'ubuzima busa nkaho bugoye. Hari abo twagiye tubona bita ba Pastor Claude, benshi babateye amabuye, ariko kugeza kuri uno munsi wenda nubwo nabo tutabashyigikira yuko bari bafite fact cyangwa se bari bafite ibihamya cyangwa se proof ijana kuri indi, ariko kugeza kuri uno munsi wenda umuntu ashobora kuvuga uti ibyo bavuze wenda bifite ingingo, birumvikana, hari uburyo umuntu agomba kubigoragoza. Wenda kugeza kuri uno munsi dushobora no kuza kubona amakuru nyuma wenda babinyomoza ababarizwa muri management y'uyu mukobwa, bitewe n'uburyo wenda media cyangwa se bitangazamakuru bishobora kuza bikabotsa igitutu, bikabavugaho byinshi cyangwa se bakabatangazaho byinshi. Dushobora kubibona bakaza bakabihakana, ariko icyambere cyo wamenya ni ukuba ano makuru yamaze kujya hanze. Aya makuru yamaze kugera muri audience, yamaze kugera mu bakunzi, abafana ndetse n'abakunda indirimbo zabo. Bari bamaze iminsi berehera muri Canada, basoje ibitaramo byabo ku munsi mu ijoro ryakeye ryo ku munsi wo kuwa gatandatu, niba mbyibuka neza nibwo basoje ibitaramo byari byarabajyanye. Ni concert bamaze igihe bakorera, bari barise Yebo concert. Izo rero bamaze kuzishyiraho akadomo. Ayo makuru yose twabonye hari muri Leta Zunze Ubumwe za muri Canada bije bisozwa n'aya makuru. Uyu mwana w'umukobwa bita Ishimwe Vestine ngerageje kugenda ndeba ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bakomeye cyangwa se abantu bamaze kugira izina rikomeye, benshi bakomeje kugwa mu kantu, benshi bashenguwe cyangwa se batunguwe n'uburyo ashobora gutangaza ibintu nk'ibi. Murabyibuka yuko umwana w'umukobwa yavutse mu mwaka wa 2004. Benshi bagiye batungurwa bavuga bati ubundi bwo bishoboka bite yuko umwana muto nk'uri yashobora kwemera kujya kubana n'umuntu umurusha imyaka hafi 10. Byatangiye ari impaka guturuka ku munsi wa mbere twabonye ko basezeranye mu murenge kugeza kuri uno munsi. Ibintu biragoranye, turabibonye gutyo. Nta makuru nari ngiye kubaha, ariko mu musengere abasenga cyangwa se abashobora kugira uburyo bamwambariza, kuko ntago ari ibintu biba byoroshye. Dushobora kubona wenda nyuma n'andi makuru avuga yuko yamuteye inda, yaba atarayimuteye, cyangwa se tukabona ibibazo byinshi. Ko kugeza kuri uno munsi niba tubonye ikintu nk'iki, nkeka ko ku giti cyane nk'umuntu ukurikiranira hafi showbiz nyarwanda ari intangiriro, ni imbarutso cyangwa se nakabanza. Ubu tugiye kubona byinshi bitandukanye, hagiye gukorwa ibiganiro nk'igihumbi gusa. Ariko kandi icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe, ubundi tukagiye tubana buri munsi. Nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ingibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni kuri chaîne yanyu, ni Flox TV Show, umwana w'umuntu. Aratubana from Monday to Sunday, kandi ukeneye no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hose ni Flox M. Gusa ariko ntaragana no ku musozo, ntarasoza. Icyo nakubwira cyo uyu mwana bita Ishimwe Vestine ubu kugeza kuri uno munsi amakuru yo ahari nuko ubutumwa ari ubutangaje. Ntago turabona statement yindi turutse ku ruhande cyangwa se ikintu kigaragaza yuko account yabo yabaye hacked, ntacyo twigeze tubona. Ubwo icyo kwitega gikomeye cyo ni ukwibaza tuti ese ibi bintu koko ni ukuri, ese birajya hakadomo mu buhe buryo, ese igihari cyo birarangiye. Ubwo kugeza kuri no munsi harandi makuru azagenda amenyekana, tuzagenda tubana umunsi ku munsi mba updatinga cyangwa se nayo nyimba nyabahereza kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibi bintu neza. Ko kugeza kuri no munsi namuntu arabyiyumvisha, namuntu urumva yuko uyu mwana w'umukobwa ashaka kunyarukira kuri account ye akandi kati kugeza kuri no munsi ubuzima ndi kubamo n'ubuzima ntigeze mpitamo. Ati ubuzima ndi kubamo ni situation mbi cyane, kandi ibintu sinari mbikwiye. Nari mfite ubuzima bwiza, ndi gutera imbere, ndi kwikorera umuziki, ndi kwinjiza amafaranga, ariko ndebere. Akomeza avuga ati umwanzuro ndabizi nafashe ni mubi, atariko nta kibazo, Imana hari ibintu yemera yuko bitubaho kugira ngo tugire ibyo twiga. Atariko nta wundi mugabo kuri iyi dunia walayi uzongera kugira ute kuncu kuko ni kugira ngo anyangirize ubuzima. Ati undi mugabo nzahitamo, ikintu cya mbere nzabanza kwitaho ni ukumumenya, nkamenya byinshi kuri we, nkamusobanukirwa ibijyanye n'umuryango we, iby'akazi ke, buri kimwe muri rusange. Ati ubwo rero nuko ubimeze. Nayo makuru twakiriye gusa, ariko reka nshimire buri umwe wese uba wemeye kubana nanjye
umuntu uba wemeye gukanda subscribe, abantu basiga umwanya cyangwa se bemera gukanda ku biganiro mbagezaho buri munsi, bakemera ariko tuganira ku makuru nk'aya. Muri abantu b'agaciro ndabakunda cyane, gusa ariko wanyandikira kuri Instagram, TikTok, Facebook, ukandikamo Philox Aime, ubundi ugakanda follow, ukagaruka hano kuri chaîne ya YouTube ugakanda subscribe. Reka tuzahurire mu kiganiro cy'ubutaha, ndabashimiye cyane.